Yesu Kristo nashimwe. Uyu ni umunsi wa 17. Turatangira n'igitabo cyo kuva ibice 30. Titire yaho iravuga ngo andi mategeko y'ihema ry'Imana. Kandi uzabaze igicaniro cyo koserezaho imibavu, ukibaze mu mushita. Uburebure bwacyo bw'umurambararo bube mukono umwe, n'ubugari bwacyo bube mukono umwe, kingana impande zose. Uburebure bwacyo bw'igihagararo bube mikono 2, ukibazanye n'amahembe yacyo. Ukiyagirizeho izahabu nziza hejuru yacyo, no mu mbavu zacyo impande zose, no ku mahembe yacyo, kandi uzakigoteshe umuguno w'izahabu. Ugicurire ibifunga 2 mu izahabu, ubishyire munsi y'umuguno wacyo ku mbavu zacyo zombi, ku mpande zacyo zombi, aba ariho ubishyira, bibi byo gusesekwamo imijisho ikiremerezwa. Iyo mijisho uyibaze mu mushita, uyagirizeho izahabu. Ucyegereze umwenda ukingiriza ya sanduku y'ibihamya, kibe imbere y'intebe y'ihongerero iri hejuru y'ibyo bihamya, aho nzajya mbonanira nawe. Aroni ajya cyoserezaho imibavu y'ikivange uko bukeye mu gitondo, uko agiye gutunganya ya matabaza ajye ayosa. Kandi nimugoroba uko Aroni agiye gukongeza ayo matabaza, ajya yosa ibimibavu itavaho, iri imbere y'Uwiteka mu bihe byanyu byose. Ntimugacyoserezeho imibavu iciye ukundi, ntimukagitambireho igitambo cyoswa kitagabanijwe cyangwa ituro ry'ifu, ntimukagisukeho ituro ry'ibyo kunywa. Aroni ahongerere ku mahembe yacyo impongano 1 uko umwaka utashye. Amaraso y'igitambo gitambirwa ibyaha n'impongano aba ariyo ahongerera icyo gicaniro 1 uko umwaka utashye mu bihe byanyu byose. Icyo gicaniro ni icyera cyane, cyerejwe Uwiteka. Uwiteka abwira Mose ati, nubara umubare w'Abisiraheli, uw'ababarwa muri bo, umuntu wese azahe Uwiteka incungu y'ubugingo bwe mwibarwa, kugira ngo badaterwa na mugiga muri iryo barwa. Iyi aba ariyo ncungu batanga. Umuntu wese ugiye mu babazwe atanga igice cya 2 cya shekeri igezwe ku yahera, shekeri 1 ingana na gera 20. Igice cya 2 cya shekeri aba ari cyo batura Uwiteka. Umuntu wese ugiye mu babazwe umaze imyaka 20 avutse cyangwa isaga atura iryo turo. Abatunzi ntibasazeho, n'abakene ntibagabanyeho kuri icyo gice cya 2 cya shekeri, nibatura Uwiteka iryo turo ryo guhongerera ubugingo bwabo. Nuko uzaha Abisiraheli izo feza zibacunguza, uzikoresha imirimo y'ihema ry'ibonaniro, zibera Abisiraheli urwibutso rubibukisha imbere y'Uwiteka, bihongerere ubugingo bwabo. Uwiteka abwira Mose ati, kandi uzacure igikarabiro mu miringa n'igitereko cyacyo, ugicure mu miringa, gikarabirwemo, ugishyire hagati y'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, ugisukemo amazi. Aroni n'abana be bajye bakarabiramo, bogemo n'ibirenge. Uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro, bajye bakaraba boge n'ibirenge badapfa, cyangwa bagiye kwegera cya gicaniro gukora umurimo wabo wo kosereza Uwiteka igitambo gikongorwa. Nuko bakarabe boge n'ibirenge badapfa, bizabere Aroni n'urubyaro rwe itegeko ridakuka mu bihe byabo byose. Kandi Uwiteka abwira Mose ati, uzende imibavu iruta iyindi shekeri 500 z'ishangi yivushije, n'umucagate wa mudarasini ihumura neza w'urwo rugero, nirwo shekeri 250, na shekeri 250 za kane ihumura neza, na shekeri 500 za kesiya zigerwe kuri shekeri y'ahera, na hini 1 y'amavuta ya elayo.
ubivange bibe amavuta yera yo gusiga, amavuta yinjijwe n'abahanga aba amavuta yera yo gusiga. Uyasige ku ihema ry'ibonaniro no kuri ya sanduku y'ibihamya no kuri ya meza no ku bintu byayo byose no kuri cya gitereko cy'amatabaza no ku bintu byabyo byose no ku gicaniro cyo koserezaho imibavu no ku gicaniro cyo koserezaho ibitambo no ku bintu byacyo byose no kuri cya gikarabiro no ku gitereko cyacyo. Ubyeze bibi byera cyane, ikizabikoraho cyose kizaba ari icyera. Kandi uzasige Aroni n'abana be ubereze kugira ngo bankorere umurimo w'ubutambyi. Uzabwire Abisiraheli uti mu bihe byanyu byose aya azaba amavuta yo gusiga anyerejwe, ntazasukwe ku mubiri w'utari umutambyi, kandi ntimukareme ayandi asa nayo uko avangwa. Ni ayera, namwe azababera ayera. Umuntu wese uzavanga asa nayo cyangwa uzayasiga utari umutambyi azakurwe mu bwoko bwe. Kandi Uwiteka abwira Mose ati uzende imibavu na tafu na shehereti na herubana, iyo mibavu uyivange n'icyome cyiza bihwanye kuremera, ubivangire kuba umubavu winjijwe n'abahanga, ushyirwemo umunyu we kugira ikindi kivangwamo, ubu wera. Wendeho uwusye uwunoze, nawo ukoreho uwushyire imbere ya bya bihamya mu ihema ry'ibonaniro, aho nzajya mbonanira nawe. Uzababere uwera cyane. Kandi umubavu uzarema ntimukiremere uvangwa nkawo, uzababere uwerejwe Uwiteka. Umuntu wese uzarema usa nawo ngo awinukirize azakurwe mu bwoko bwe. Uwiteka atoranya abahanga bo kuremesha rya hema n'ibyaryo byose. Icyo ni igice cya 31. Uwiteka abwira Mose ati dore mpamagaye mu izina Besaleli mwene Uri na Huri wo mu muryango wa Yuda, mwuzuza umwuka w'Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n'ubwo gutora n'ubuhanga n'ubukorikori bwose bwo guhimba imirimo y'ubuhanga no gucura izahabu n'ifeza n'imiringa no gukeba amabuye yo gukwirwa no kubaza no kugira ubukorikori bwose. Nanjye dore mushyiranyeho Oholiyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani. Kandi mu mitima y'abahanga bose nashyizemo ubwenge ngo bakore ibyo nagutegetse byose, ihema ry'ibonaniro na ya sanduku y'ibihamya na ya ntebe ihongerero iyiriho n'ibindi bintu byose byo kuba muri iryo hema, ya meza n'ibintu byayo byose na cya gitereko cy'amatabaza cy'izahabu cyiza n'ibintu byacyo byose na cya gicaniro cyo koserezaho imibavu na cya gikarabiro cyo koserezaho ibitambo n'ibintu byacyo byose na cya gikarabiro n'igitereko cyacyo na ya myambaro y'imirimo yera n'iyo myambaro yejejwe yo kwambarwa na Aroni umutambyi n'iy'abana be ngo bankorere umurimo w'ubutambyi, na ya mavuta yo gusiga na wa mubavu w'ikivange wo kosereza ahera, uko nagutegetse kose abe ariko bakora. Itegeko ry'isabato. Mose ahabwa ibisate by'amabuye biriho ibihamya. Uwiteka abwira Mose ati kandi ubwire Abisiraheli uti ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Nuko mujye muziririza isabato, kuko ari iyera kuri mwe, uyiziruye ntakabure kwicwa. Umuntu wese uzagira umurimo akora kuri yo azakurwe mu bwoko bwe. Mu minsi 6 aba arimo imirimo igikorwa, ariko wa karindwi ni isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Uzagira umurimo akora ku munsi w'isabato ntakabure kwicwa. Nuko Abisiraheli baziririza isabato bajye bayitondera mu bihe byabo byose, ibe isezerano ridakuka n'ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abisiraheli, kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi, kwa karindwi akarorera akaruhuka. Amaze kuvuganira na Mose ku musozi Sinayi, Uwiteka amuha ibisate by'amabuye 2
biriho ibihamya byandikishijweho urutoki rw'Imana. Igice cya 32. Aroni acurira Abisiraheli ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, bateranira kuri Aroni baramubwira bati, haguruka uturemere imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo abaye. Aroni arababwira ati, mukature impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu banyu no ku y'abakobwa banyu muzinzanire. Abantu bose bakatura impeta z'izahabu zo ku matwi yabo, bazishyira Aroni, arazenda azishyira mu gifite ishusho ashaka, aziyazamo igishushanyo cy'ikimasa. Baravuga bati, iki ni cyo Mana yawe, wa bwoko bwa Isiraheli we, yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacyo, avuga ijwi rirenga ati, ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Bukeye bazinduka kare, batamba ibitambo byotswa, bazana ibitambo by'uko bari amahoro, abantu bicazwa no kurya no kunywa, bahagurutswa no gukina. Uwiteka abwira Mose ati, manuka ugende, kuko ubwoko bwawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyononnye. Bateshutse vuba bava mu nzira nabategetse, biremera igishushanyo cy'ikimasa kiyagijwe, baragisenga, bagitambira ibitambo bati, wa bwoko bwa Isiraheli we, iki ni cyo Mana yawe, yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi Uwiteka abwira Mose ati, ubwo bwoko ndabubonye, dore n'ubwoko butagonda ijosi, none unyihorere uburakari bwanjye bagurumanire mbarimbure, nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Mose yinginga Uwiteka Imana ye ati, Uwiteka, ni iki kigurumanishije uburakari bwawe, ukarakarira ubwoko bwawe wakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi? Ni iki cyatuma uvugisha Abanyegiputa bati, kubagirira nabi niko yabakuriye ino ngo ibicire mu misozi miremire, ibarimbure, ibakure mu isi? Shira uburakari bwawe bw'inkazi, wibuze inabi ushaka kugirira ubwoko bwawe. Ibuka Aburahamu na Isaka na Isiraheli, abagaragu bawe, abo wabwiye wirahira uti, nzabagwiza urubyaro rwanyu ruhane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi icyo gihugu mvuze cyose nzagiha urubyaro rwawe, kibe umwandu wabo iteka ryose. Uwiteka yibuze inabi yavuze yuko agiye kugirira ubwoko bwe. Mose ahanisha ibihano. Mose arahindukira amanuka uwo musozi afashe mu maboko bya bisate byombi biriho ibihamya byanditsweho impande zombi, inyuma n'imbere. Ibyo bisate byari biremwe n'Imana no kwandika ku buryo bwo gukeba kubiriho ari ukw'Imana. Yosuwa yumvise amajwi y'abantu basakuza, abwira Mose ati, urwo rusaku ni urw'intambara iri mu ngando. Aramusubiza ati, iryo ni ijwi, si urusaku rw'abasakurishwa no kunesha, kandi si ijwi ry'abatakishwa no kuneshwa, ahubwo ndumva amajwi y'ababyina. Ageze hafi y'ingando z'amahema, abona cya kimasa n'ababyina. Uburakari bwa Mose buragurumana, ajugunya ibyo bisate ngo bimuve mu maboko, abimenera munsi y'uwo musozi. Yenda icyo kimasa baremye, aragitwika, aragisya, agihindura ifu, ayiminjira ku mazi, ayanywesha Abisiraheli. Mose abaza Aroni ati, aba bantu bakugiriye iki cyatumye ubazanira icyaha gikomeye? Aroni aramusubiza ati, databuja, uburakari bwawe ntibugurumane, uzi abantu yuko bereje imitima ku bibi. Barambwiye bati, turemere imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo abaye. Nanjye ndababwira nti, ufite izahabu wese ayikature. Nuko barazimpa, nzijugunya mu muriro.
havamo iki kimasa. Mose abona ko abantu babaye ibyigenge kuko Aroni yabakundiye ko bigenga bagahinduka ibitwenge ku banzi babo. Mose ahagarara imbere y'aho babambye amahema aravuga ati, uri mu ruhande rw'Uwiteka wese ansange. Abalewi bose bamuteraniraho arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abisiraheli iravuze ngo, mwambare inkota zanyu mwese, mugendagende hose aho dushinze amahema, muve mu irembo ryaho rimwe mugere ku rindi, umuntu wese yice mwene se na mugenzi we n'umuturanyi we. Abalewi babigenza uko Mose yabategetse. Kuri uwo munsi hagwa abantu nk'ibihumbi 3. Mose arababwira ati, mwiyereze Uwiteka uyu munsi, kuko umuntu wese warwanije umuhungu we na mwene se ngo Uwiteka abahe umugisha uyu munsi. Mwiyereze Uwiteka uyu munsi, kuko umuntu wese yarwanije umuhungu we na mwene se ngo Uwiteka abahe umugisha uyu munsi. Bukeye bwaho Mose abwira abantu ati, mwakoze icyaha gikomeye, none ndazamuka nsange Uwiteka ahari ndabona uko mbitwarira. Mose asubira aho Uwiteka ari aramubwira ati, nyamuneka nyumvira. Ubwo bwoko bwakoze icyaha gikomeye koko, biremeye imana y'izahabu, ariko wakwemera kubababarira icyaha cyabo? Byaba byiza, ariko nutabyemera mpanagura unkure mu gitabo cyawe wanditse. Uwiteka abwira Mose ati, uncumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye. None genda ujyane abantu aho nakubwiraga, dore marayika wanjye arakujya imbere, ariko ku munsi wo guhora nzahora icyaha cyabo. Uwiteka atera ubwo bwoko ibyago kuko baremesheje cya kimasa Aroni yaremye. Igice cya 33. Ihema ry'Imana rikurwa mu Bisiraheli. Uwiteka abwira Mose ati, genda uvane ino n'abantu wakuye mu gihugu cya Egiputa ubajyane mu gihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo nti, nzagiha urubyaro rwawe. Nanjye ndatuma marayika akujya imbere, kandi nzirukanamo Abanyakanani n'Abamori n'Abaheti n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi, mujye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Kuko ntazaba hagati muri mwe mujyayo, kuko muri ubwoko butagonda ijosi ntabarimburira mu nzira. Abantu bumvise iryo jambo ribi barababara cyane, ntihagira uwambara iby'umurimbo. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisiraheli uti, muri ubwoko butagonda ijosi, nagendera hagati muri mwe n'akanya gato nabarimbura. Nuko mwiyambure iby'umurimbo byanyu kugira ngo menye uko mbagenza. Abisiraheli biyambura iby'imirimbo byabo, batangirira ku musozi Horebu no mu rundi rugendo rwabo rwose. Mose ajyana ihema arishinga hirya y'ingando z'amahema yabo ahahitaruye, aryita ihema ry'ibonaniro. Uwashakaga Uwiteka wese yavaga mu ngando akajya ku ihema ry'ibonaniro ryari hirya yaho. Kandi uko Mose yavaga mu ngando akajya muri iryo hema, abantu bose barahagurukaga, umuntu wese agahagarara mu muryango w'ihema rye, bakamukurikiza amaso bakageza aho yinjirira muri iryo hema. Mose yamara kuryinjiramo, ya nkingi y'igicu ikamanuka igahagarara mu muryango waryo. Uwiteka akavugana na Mose. Abantu bose bakabona iyo nkingi y'igicu ihagaze mu muryango w'iryo hema, bagahaguruka, umuntu wese akikubita hasi mu muryango w'ihema rye. Uwiteka akavugana na Mose barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Mose agasubira mu ngando, ariko umufasha we w'umusore Yosuwa mwene Nuni ntave muri iryo hema. Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli yereka ubwiza bwe. Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti, jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye. Ariko waravuze uti, nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino, ikizamenyekanye
ikizamenyekanya yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki? Si uko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi? Uwiteka abwira Mose ati, n'icyo uvuze ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Aramubwira ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Kandi ati, ntiwareba mu maso hanjye, kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Kandi Uwiteka ati, hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahagarare ku rutare, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho, nzagushyira mu busate bw'igitare, ngutwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho, maze ngutwikurureho ikiganza cyanjye, urebe mu mugongo hanjye, ariko mu maso hanjye ntihaboneka. Igice cya 34. Uwiteka aha Mose ibindi bisate by'amabuye biriho amategeko. Uwiteka abwira Mose ati, wibarize ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere, nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamenye. Ejo mu gitondo uzabe witeguye, uzamuke umusozi wa Sinayi mu gitondo, mpagararire imbere ku mutwe wawo, ntihazagire uwo muzamukana, ntihazaboneke umuntu kuri uwo musozi wose, imikumbi n'amashyo bye kurisha imbere yawo. Mose abaza ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere, azinduka kare mu gitondo, azamuka umusozi wa Sinayi uko Uwiteka yamutegetse, afashe mu maboko bya bisate by'amabuye byombi. Uwiteka amanukira muri cya gicu, hagarara nayo, nawe yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Uwiteka anyura imbere ye, arivuga ati, Uwiteka, Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi, ikageza ku buzukuruza babo b'ibihe igihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, itsindishiriza na hato abo gutsindwa, ihora abana gukiranirwa kwa ba se, ikageza ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Mose yihuta gucurika umutwe, yunamye yikubita hasi, aramubwira ati, Mwami, ubwo none nkugiriyeho umugisha, gendera hagati muri twe Mwami, kuko ari ubwoko butagonda ijosi. Ubabarire gukiranirwa kwacu n'ibyaha byacu, utwemere uduhindure umwandu wawe. Uwiteka aravuga ati, dore ndasezerana isezerano, nzakorera ibitangaza imbere y'ubwoko bwawe bwose bitigeze gukorwa mu isi yose cyangwa mu ishyanga ryose. Abantu bose bakugose bazabona icyo Uwiteka akora, kuko nzagukoresha ibiteye ubwoba. Ujye witondera icyo ngutegeka uyu munsi, dore nzirukana Abamori n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abafezi n'Abahivi n'Abayebusi baguhunge. Wirinde ntuzasezerane isezerano na bene igihugu ujyamo, rye kuba nk'umutego hagati muri mwe. Ahubwo muzasenye ibicaniro byabo, mutembagaze inkingi z'amabuye bubatse, muteme mutsinde ibishushanyo bya Ashera babaje, kuko udakwiriye kugira indi mana yose usenga, kuko Uwiteka witwa ufuha ari Imana ifuha. Wirinde gusezerana isezerano na bene igihugu, kugira ngo ubwo bazatambira ibigirwamana basambana, batazagira ukurarika ukarya ku ntonorano ye, kandi ugashyingira abahungu bawe abakobwa babo, kugira ngo ubwo abo bakobwa bazatambira ibigirwamana byabo batazoshya abahungu bawe kubirarikira. Ntukiremere ibigirwamana biyagijwe. Ujye uziririza iminsi mikuru y'imitsima itasembuwe. Mu minsi 7 ujye urya imitsima itasembuwe, uko nagutegetse mu gihe cyategetswe cyo mu kwezi Abibu.
kuko ariko waviriyemo muri Egiputa. Uburiza bwose ni ubwanjye, ubw'ingabo bwo mu matungo yawe yose, mu mashyo no mu mikumbi. Uburiza bw'indogobe uzabucunguze umwana w'intama, n'udashaka kuyicungura uzayivune ijosi. Imfura z'abahungu bawe zose uzazicungure, ntihakagire umuntu uza ubusa imbere yanjye. Mu minsi itandatu ujye ukora, ariko ku wa karindwi ujye uruhuka, no mu ihinga no mu isarura ujye uwuruhukaho. Kandi ujye uziririza umunsi mukuru ukurikira amasabato arindwi w'umuganura w'isarura ry'ingano. Kandi ujye uziririza umunsi mukuru w'isarura rya byose wo ku iherezo ry'umwaka. Uko umwaka utashye, abagabo bo muri mwe bose bajye baboneka imbere y'Umwami Uwiteka Imana y'Abisiraheli ibihe bitatu, kuko nzakwirukanira amahanga akaguhunga, nkagura ingabano zawe, kandi ntawe uzifuza igihugu cyawe. Nujya ujya kuboneka imbere y'Uwiteka Imana yawe ibihe bitatu uko umwaka utashye. Ntugaturane amaraso y'igitambo ntambiwe n'umutsima wasembuwe, kandi igitambo cyo ku munsi mukuru wa Pasika cye kurara. Umuganura w'ibibanje kwera mu butaka bwawe ujye uwuzana mu nzu y'Uwiteka Imana yawe. Ntugatekeshe umwana w'ihene amahenehene ya nyina. Uwiteka abwira Mose ati, iyandikire ayo magambo, kuko isezerano nsezeranye namwe n'Abisiraheli rihagaze kuri ayo magambo. Amarana nayo n'Uwiteka iminsi 40 n'amajoro 40 atarya umutsima atanywa amazi. Uwiteka yandika kuri bya bisate by'amabuye amagambo y'isezerano, niyo ya mategeko uko ari 10. Mu maso ha Mose harabagirana. Mose amanuka umusozi Sinayi afashe mu maboko ibyo bisate byombi biriho ibihamya. Nuko amanutse uwo musozi ntiyamenya yuko mu maso he harabagiranishijwe n'uwo bavuganye. Aroni n'Abisiraheli bose barebye Mose, babona mu maso he harabagirana, batinya kumwigira hafi. Mose arabahamagara, Aroni n'abatware b'iteraniro ryabo basubiraho ari. Mose ababwira amagambo. Nyuma Abisiraheli bose bamwigira hafi, abategeka ibyo Uwiteka yamubwiriye byose ku musozi wa Sinayi. Mose amaze kuvugana nabo atwikira mu maso he. Kandi uko Mose yajyaga imbere y'Uwiteka kuvugana nawe, yikuragaho icyo gitwikirizo akageza aho asohokera, agasohoka akabwira Abisiraheli ibyo yategetswe. Abisiraheli bakareba mu maso ha Mose bakabona harabagirana. Mose agasubizaho cya gitwikirizo akageza aho yongerera kuvugana n'Uwiteka. Igice cya 35. Amaturo yo kuremesha ihema ry'Imana. Mose ateranya iteraniro ry'Abisiraheli ryose arababwira ati, ibi ni byo Uwiteka yategetse ko mukora mu minsi 6 imirimo igikorwa, ariko uwa karindwi ujye ubabera umunsi wera, isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Ugira umurimo wose awukoraho azicwe. Ntimugacane umuriro mu buturo bwanyu bwose ku munsi w'isabato. Mose abwira iteraniro ry'Abisiraheli ryose ati, iki ni cyo Uwiteka yategetse ngo mwakire amaturo Uwiteka aturwa na bene wanyu. Umuntu wese wemezwa n'umutima we azana ituro atura Uwiteka bw'izahabu n'ifeza n'umuringa n'ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza n'ubwoya bw'ihene n'impu z'amasekurume y'intama zizingishijwe inzigo itukura n'impu z'inyamaswa zitwa tahashi n'imbaho z'ibiti byitwa imishita n'amavuta y'amatabaza n'imibavu yo kuvangwa n'amavuta ya elayo yo gusiga n'iyo kuvangwa igahinduka umubavu mwiza wo kosa n'amabuye yitwa shohamu n'andi mabuye yo kwikirwa ngo ahundwe ku mwambaro witwa efodi no ku gituza. Umuhanga wese wo muri mwe aze areme ibyo Uwiteka yategetse byose. Ubuturo n'ihema ryo kubusakara n'ibyo gusakara iryo hema n'ibikwasi byabwo n'imbaho zabwo n'imbumbe zabwo n'inkingi zabwo n'imyobo yo kuzishingamo n'isanduku yera n'imijishi yayo n'intebe y'ihongerero
n'umwenda wo gukingiriza ahera cyane, n'ameza n'imijisho yayo n'ibintu byayo byose, n'imitsima yo kumurikwa, n'igitereko cy'amatabaza yo kumurika n'ibintu byacyo, n'amatabaza yacyo, n'amavuta yo kumurikisha, n'igicaniro cyo koserezaho imibavu, n'imijisho yacyo, n'amavuta yo gusiga, n'umubavu mwiza, n'umwenda wo gukinga umuryango w'ubwo buturo, n'igicaniro cyo koserezaho ibitambo kiriho igisobekerane cyacyo cy'umuringa n'imijisho yacyo n'ibintu byacyo byose, n'igikarabiro n'igitereko cyacyo, n'imyenda ikinzwe y'urugo rw'ubwo buturo, n'inkingi zayo, n'imyobo yo kuzishingamo, n'umwenda wo gukinga irembo ry'urwo rugo, n'impambo z'ubwo buturo n'iz'urugo rwabwo, n'imigozi yazo, n'imyambaro y'imirimo yera yo gukoreshereza ahera, n'iyo myambaro yerejwe yo kwambarwa na Aroni umutambyi n'iy'abana be yo gukoresha umurimo w'ubutambyi. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose riragenda riva imbere ya Mose, haza umuntu wese utewe umwete n'umutima we wemejwe na wo wese, bazana amaturo batura Uwiteka yo kuremesha rya hema ry'ibonaniro, n'ayo gukoresha imirimo yaryo yose, n'ayo kuremesha ya myenda yejejwe. Haza abagabo n'abagore, abemejwe n'imitima yabo bose, bazana impeta zo ku mazuru n'izo ku matwi, n'izishyiraho ikimenyetso n'inigi, byose ari izahabu, bizanwa n'umuntu wese utura Uwiteka ituro ry'izahabu. Kandi umuntu wese wari ufite ubudodo bw'umukara wa kabayonga, n'ubw'umuhengeri, n'ubw'umuhemba, n'ubw'ibitare byiza, n'ubwoya bw'ihene, n'impu z'amasekurume y'intama zizigishijwe inzigo itukura, n'impu z'inyamaswa zitwa tahashi, arabizana. Umuntu wese wari ufite icyo atura cy'ifeza cyangwa icy'umuringa arakizana gitura Uwiteka. Kandi umuntu wese wari ufite imbaho z'umushita zavamo ikibazwa cyo gukoresha umurimo wose w'ubuturo arazizana. Abahanga b'abagore bose barakaraga, bazana ibyo bakaraze, ubudodo bw'umukara wa kabayonga, n'ubw'umuhengeri, n'ubw'umuhemba, n'ubw'ibitare byiza. Kandi abagore bose batewe umwete n'ubuhanga bwabo bakaraga ubwoya bw'ihene. Abatware bazana amabuye yitwa shohamu n'andi mabuye yo gukwikirwa ngo ahundwe kuri efodi no kuri wa mwambaro wo ku gituza. Bazana n'imibavu n'amavuta ya elayo, babizanira ya matabaza na ya mavuta yo gusiga na wa mubavu w'ikivange mwiza. Abisiraheli bazana amaturo ava mu rukundo bayatura Uwiteka, aturwa n'umugabo wese n'umugore wese wemejwe n'umutima we kuzana ibyo kuremesha iby'Imana yategetse Mose kurema byose. Mose abwira Abisiraheli ati, Uwiteka yahamagaye mu izina Besaleli mwene Uri na Huri wo mu muryango wa Yuda, amwuzuza umwuka w'Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n'ubwo gutora n'ubuhanga n'ubukorikori bwose byo guhimba imirimo y'ubuhanga no gucura izahabu n'ifeza n'imiringa no gukeba amabuye yo gukwikirwa no kubaza no kugira ubukorikori n'ubuhanga bwose. Kandi yamushyize mu mutima kwigisha abandi we na Oholiyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani, abo yujuje imitima yabo ubuhanga bwo gukora ubukorikori bwose bw'umukebyi w'amabuye n'ubw'umukozi w'umunyabwenge, n'ubwo kudoda amabara y'imikara ya kabayonga n'ay'imihengeri n'ay'imihemba n'ay'ibitare byiza, n'ubwo kubohesha imyenda ubudodo bw'igiterane cy'izo nzigo, n'ubw'abakoresha ubuhanga bwose kubw'abahimba imirimo myiza yose. Besaleli na Oholiyabu bakorane n'umuhanga wese Uwiteka yashyizemo ubuhanga n'ubwenge bwo kurema ibikoreshwa imirimo y'ubwo buturo bwera bwose, bareme ibyo Uwiteka yategetse byose. Murambabarira nari ndengejeho gato ngera kuri 36, nagira ngo nuzuze aya magambo neza uko
uko Besareli yahamagawe, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha.